Yesu nashimwe. Dushingiye ku ndirimbo twumvise kadusome ubutumwa bw'umusirikare. Ibyakozwe n'intumwa 10, ibyakozwe n'intumwa ibice ni 10. Turasoma iryo jambo, marayika abonekera Koroneliyo. Marayika abonekera nde? Koroneliyo. Hariho umuntu w'i Kazariya witwa Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikari wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rwego bose. Wagiraga ubuntu, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koroneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Dusoza rero Itangiriro, turasoma muri ishyani rya kera kugira ngo hose muhashakishirize. Ibice 16. Itangiriro ibice 16. Itangiriro ibice 16. Aburahamu acyura Hagari, nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. 2. Sarayi abwira Aburahamu ati dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umujya wanje inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Amashi kwa Yesu arakwiye kuko baturirimbiye neza. Ibi byari byiza iyabiri somo ritajemo, aho mugereje byari biryoshye, ariko iri somo riruhishijeho kujya mu bwonko. Ndeba ibirori biri hano, ndavuga ntiyaba ukuduteranye yari koperative, noneho ijuru ibyo riraduha tukaba turagabana tukanganya. Urana ari kuba mfashijwe. Iyabaye ijuru, aleluya, riravuga riti Betelehemu, agape, alliance, amahoro, impuhwe, nimwicare ku gati n'abashumba, buri wese ni ikiro 5 cy'umugisha. Ubumba nkomye mu mashi. None uyu mugabo, aleluya, Koroneliyo yaraturanye n'abandi, agasengana n'abandi, agakorana imirimo n'abandi. Kansubiremo mbonye abatabyumvishe neza. Yaratuye mu isibo imwe n'abandi, asengana n'abandi. Mu kugira ngo ijuru rimanuke, afite abasirikare ayoboye bajyana ku rugamba. Ako nako ndakibutse. Bavunikira hamwe, barara mu mbeho hamwe. Ndatekereje agera kuri. Bakarasira hamwe. Hari abantu turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Murakoze. Muhumure, nta kindi bari kubahana amazi, naho imigisha iri mu ijuru. ubwo rero mwitonde mubaha amazi kandi mutari kuyiba kuko barayakwiye.
kuko bayavunikiye. Igihe mu ijuru bicaye bapanga umugisha, baravuga ngo tugiye gutanga umugisha. Reba nawe shefu de batayo, ibatayo ye yo mu ngabo zitwa Itare, urumva hari harimo n'abayoboye imitwe n'amakipe, baricara bana ba mama, nagira ngo akamu karenze ku mutima maze dutahe. Baricara ingabo zingana guca, ngo baba babwiye marayika bati hari ikintu kitugezeho. Akantu nshaka ko mwumva ni ingabo zigwanira hamwe, ariko ijuru rigiye kwibuka ryibuka umwe, ngo baba urihangana untize kuko nanjye ntangaga imisoro. Ngo bareba marayika baramubwira bati rero haleluya, ntabwo ndi kumva haleluya, yabaye ari nk'ikimina ngo tugabanye tunganye, iri teraniro ryari ryaryoshye. Ariko ikibazo nuko ari umuntu ku giti cye, nuko ari umuntu ku giti cye, naho ubundi ibintu byaciye. Ngo marayika aramanuka, ariko haleluya, bwira mwisheranye ngo ingabo ari nyinshi, ingabo zari nyinshi. None se ko mutari kunyuma zikarwanira hamwe, nimubishobora muvuge ngo amen. Noneho marayika araha ngaha gumaho, umwami adufashe, barimo bakora akazi nk'uko bisanzwe. Haleluya. Muri kunyemerera ko uyu yari umugaba w'ingabo, tubyumvikanyeho. Ubwo sizari nyinshi, none se yarasengaga ntizisenge? Ngo igihe bateranye, ngo gusenga kwa Koroneliyo n'ubuntu bwe aba ari byo bigenda birazamuka, n'abantu yahaye agacupa ngo birihuta, bo basigara mu ngabo, byo biragenda. Uri kubona iyo bigeze, abasirikari ntibazi ikiri kuba, naho Imana iri gukora. Ngo baba baraje, babwira marayika bati tugerere ku Mana. Abaraje ngo babihereze uyu, bati ubu n'ubuntu bwa Koroneliyo, iri ni isengesho rya Koroneliyo, ihangana umurebe mu gitabo. Haleluya! Koroneliyo asigara iwabo, ariko isengesho rye waguma mu ngabo, ahubwo isengesho rye n'abo yahaye amazi aba ari byo bizamuka. Iyo abasirikari bari kumwe bamenya ko byazamutse, buri wese yari gushaka uko agira ubuntu, ngo nibye bigira ute. Bo bagumye nk'iyo bati bwira mwicaranye ngo ibyabo ntibizamuke, ibyabo bikanga kuzamuka kuko batagira ubuntu. Ariko Koroneliyo n'uwahaye akarindazi bikaba byazamutse. Bati nibi ni ibya Koroneliyo, akandika mu gitabo. Marayika ikongera ikaza mu ngabo.
Koroneri akavuga ati rero nawe naguhaye utuzi, twatuzi tukaba turazamutse, abandi bari kumwe natwo tukaba tugize ute, natwo tukaba tugezeyo. Uwandika rero ubwoko bw'Imana bwarateranaga kabumbura igitabo akavuga ngo n'ubu buntu n'ubwa Koroneriyo. Koroneriyo hari ikintu nkundiye Koroneriyo, bwira uwo mwicaranye ngo Koroneriyo amenya ko bigeragayo, amenya ko bigeragayo, amenye ko bigeragayo, none harashishikara. Vuga ngo arashishikara, arashishikara ngo ibyo nkora ndabizi, bujya bigeraga hehe, bigerayo. Ngo abahereje abantu udukapu tubiri, ati nawe nkuguriye agakapu, nawe nkuguriye agakapu, dukapu twose uko yakatuguze. Ngo tuba turazamutse natwo turagenda, ngo tuba tugeze imbere y'Imana. Tugeze imbere y'Imana abagize ute, arandika. Ngo amare kwandika, muramvugira ngo bigeragayo, bigerayo. Umuntu wigeze asenga ijuru rikamubwira ngo byagezeyo, avuge ngo amen. bimaze kuba byinshi byose byagezeyo. Koroneriyo akicaye muri karitsiye wavuga ati nzi ko bigerayo ntacyo, kuko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo burana byo bigerayo. Umwami adufashe. Ariko akantu kambabaje, abo bicaranye bo ntibigereyo. Ariko ibya Koroneriyo kubera ko abikorana gusenga kandi akagira n'ubuntu, bigerayo. Igihe rero akantu bamuhishe, ntabwo bamubwiye igihe bazazira ngo bamubwire ko imirimo ye yagezeyo. Igihe ari mu ngabo, mwihangane muhaguruke, bafata igitabo, weho uricara, bagihereza uyu. Yewe data we, bamuha n'ibi, bamuha n'udushupa be, arabuhereza we. Ngo marayika baraje, marayika aje, ngo arabirinduka, ageze nkaha, Haleluya, muvuge ngo baramanutse. Aba Giro mwicaranye ngo amenyaga urugo byaturutsemo, amenya urugo byagize ute, byaturutse. Araruzi ntabwo aruzi, abemera ko aruzi bahaguruke batera haleluya. Araruzi, araruzi we. Araruzi we. Ntiyaje kwa Setapfune, ntiyaje kwa Yoyo, arakomeza aramanuka, aravuga ngo nzabagiraga ubuntu. Ahita ku ngabo, arabirinduka, anyura ngaha, akongurije, aragenda ati va tugere. Marayika sugiye ngo hari umuntu watuzengereje kubera kugira ubuntu, niwe tugiye gushaka. Ngo akanyura kuba ari gusenga, batese ko turi gusenga, twe ntahura tuvugisha. Ati wowe ntaho ndabavugisha, hari uwo byazamutse, hari uwo byazamutse, hari uwo byagize ute. Ngo baba baraje, bakomanga ku rugi, baturaho, arakigura. Ngo baba baraje, nawe atabizi, muvuge ngo nawe atabizi. Baba baramufashe, bamufashe ati mundekure. Bati wowe ntabwo tukurekura. Baravuga ati ariko uyu muntu ufata vandi akamufatira mu ngabo, ngo baramuzamuye ategera hejuru kugira ngo yabikoze batarora, ariko imusubiza barora. Irakoze cyane, Imana ishimwe yo kabyara. Ngo baba baramuzanye, ngo bamugejeje ngaha
ko mbakunze mwavuga ngo amen. Ngo baravuze ngo urinde, bakivuga ngo urinde abayikubise hasi, yikubise hasi, ngo baramubwira ngo humura. Naho we mu bintu nize, ntabwo nize ishuri rya Bibiliya cyane, nje nibyo nigiye mu butayu, ngo we yagize ngo ni igihugu gifashwe. Niyo mpamvu yavugaga turinde, ngo baramubwira bati duturutse mu ijuru, tuje kukubwira ko igihe watangaga ibikapu byatugezeho, igihe watangaga amazi yatugezeho, igihe utanga yatugezeho, na rya kote waguriye abantu byatugezeho. Dore n'igitabo byanditsemo ngiki kirahari, ngo arasoma. Yahaye Josiane, yahaye Odira, yatanze ibyo kurya, yaguriye abantu amazi, yitanze inkingi 15 abirinduramo. Ngo barakimuhereza bati kugira ngo uzaje uratanga udafite ugwikekwe, bati ngaho manukana igitabo. Dore ngo abafashe igitabo, ngo aragenda, bati genda uje kureba, genda uje kureba umugabo atuye hariya, yitwa Regional Wambashe, umubwire ngo nje kumva icyo uhoraho. Ngo ariko mumvugire ngo byagezeyo. Bigeragayo nukuba udahari, uwakugezayo wasanga hari ibyawe biriyo, wagira ngo ugire ute ugera. Abagezeyo mu mwuka bavuge ngo tugezeyo. Baramuzaye, bamubwira bati rero genda wicare hariya. Aragenda arahicara. Ubu kandi uyu nawe kubera kutizera ntazi ibyo ndi gukora, bigufashaho. Isubire hariya. Zeramate fakia do sinema, derifakia do sinema. Nizi ngendo zagezeyo, n'imodoka mwateze zagezeyo, n'abana mwasize ububiriyo, n'amatike mwatanze ubu yagezeyo. Refika de bosi yafika. Abumva bigerayo bahaguruke batere haleluya. Ya masifakia do sinema. Endrose fakia do mefari fakia sarima wene ania sifa zifa korima fika de zerima pika de ford iritakida bosi yafika. Ingabo zabanaga na Koloneli ngo zitangira gutanga ubu message ngo dufite umugaba w'ingabo, ngo ariko yarangaye, ngo nawaziha message ati ntabwo muzi byambayeho. Tugira ingabo mwisi, ntabwo nagusuzuguye nyakubahwa mugaba w'ingabo, ahubwo ubwo narindi wanjye ijuru rishimye imirimo nakoze, byohereje undi mugaba w'ingabo urutabari mwisi, ari kumwe nanjye, yantegetse kubatizwa, andekeka kuzura umwuka wera, anyereka igitabo bandikagamo imirimo, yanze no kundekura. Nguwo mugabo aravuga ati niba ari mu ijuru baje, manzi utunganye ibyabo uzaburaza kundeba. Nishatse kubaganiza iki? Ko mwahaguruka tugahamagara Imana, ako wakoreye hano kose kakagera. Ababishoboye bahaguruke, ababishoboye ndakwinginze fata mikrofone, wenda guhamagara Imana, tudakora imfabusa. Zonima edafika de boriasi, akira mikrofone. Reteke do besi yafi. Niba turezawe zigere, ugiye hewe, subirayo gake, subirayo. Icyo Uwiteka akoze urakizi, arakubwiye ngo byagezeyo, none nawe uri kuvayo. Ababyishimiye mutere haleluya. Byagize ute? Gusenga kwawe kwagize ute? Ubuntu bwawe bwagize ute? Bwira uwo muri kumwe ngo si wowe uragerayo, haragerayo ubuntu bwawe.
ntabwo ari wowe uragerayo, haragerayo ubuntu bwawe. Amen. Haragerayo isengesho ryawe. Amen. Haragerayo ikorasi wateye. Amen. Haragerayo indirimbo waririmba. Amen. Haragerayo inanga wacuranze. Amen. Haragerayo ijambo wasomye. Amen. Haragerayo inkingi waguze. Amen. Haragerayo sima watanze. Amen. Biragira ute? Biragerayo. Bigeragayo, bigeragayo, bigeragayo. Haleluya. Bana ishimwe. Tutagendeye mu kigare, mwemera ko bigerayo? Bigerayo. Abubaha Imana baraganiraga. Yego. Maze iki igitabo cy'iki kikagira ute? Kikabumburwa. Maze bakagira ute? Amen. Ntabwo ari mwe murajyayo. Nibyo birajyayo. Amahoro si mwe mujyayo. Harajyayo ya ndirimbo. Amen. Ikomanga urugi mu gihe cyo gusenga. Amasengero. Hari igihe Petero bamufunze, abitorero barasenga, bo ntibaje kuri gereza, ariko ayo basenze agerayo. Amen. Ndabashira mu mavuta yo gusenga bikagerayo, mugakora bikagerayo, mugatamba bikagerayo, kitanga bikagerayo, ugaseka bikagerayo, ukishima bikagerayo. Amen. Hari ikindi kigerayo. Hari uwo babwiye ngo amarira yawe yatugezeho. Yego. N'amarira yawe agereye. Ko mutahagurije ki? Ufite amande? Nongere nguca amande. Ubwo uri kuvuga uti namugiriye byagezeyo. Uri kubona rijya bombo wampaye ryarapfuye ubusa. Ntabwo ubureba ko mba ndi umushumba ndi imbere ko. Byagezeyo. Byagezeyo. Mushumba hamagara Imana ayibwire ngo buri wese uri hano umwihanganire utwarakora tugereyo. Amen. Senga Imana. Nyiribihe. Murengezi mwiza. Ihanga mukuru. Zoni. Imana idakiranirwa. Ngo yibakirwe. Ngo wibagirwe imirimo dukora. Ndishimye. Ushimwe. Ndishimye. Ushimwe. Ndagushimye. Kwimirimo dukora ntabwo bavunikiye ubusa. Ikigeri wawe biragerayo ikakubera umubavu w'umuntu kandi twe tutagezeyo. Shimwe ushimwe. Asuwa bigereyo na ntabwo ukiranirwa. Ibyuyu bigereyo. Ngo wibagirwe imirimo. Iby'aba bagabo bigereyo. Itorero bakora. Ibyanje bigereyo. Ngo zaririmbwe zigereyo. Mwami wanjye iby'abantu bakoze byose bigereyo. Kandi turizeye kubwo buntu niyo mirimo no gusenga kwacu bizaba urwibutso ku munsi mubi, bizatuma tunyura mu muriro ntudutwike, bigatuma tunyura amazi ntadutembane. Urakoze ko ibyo dukora byose uzakomeza kubyibuka kandi ukaba udakiranirwa ngo wibagirwe imirimo nk'umugisha umukozi wawe na buri wese n'icyo agiye gukora usimuheremo umugisha uko twamenye ko byose bikugeraho mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.